nkomeje kurengana cyane ndishinganisha ku Mana abantu bakomeje bavango nyine ibishegu Mana abantu ubarengere bamvaho nuko kandi uko nta bishegu nyina ngiye hari umuntu wari wabona ikariso muri filime yanjye Isikariso bureni igishegu ni ibitera soni ubundi mu Kinyarwanda yego narayibonye none si ibintu byagutera isoni gute utabonye imyanya y'ibanga ugerageza kuyishyira ariko ugakora ibisa nabyo ibihe bisa umuntu wamubyize umwambasaderi wa diru zanjye sinzi wari no mu ntumwa za Yesu burya habagamo abakemura abandi bashakaga kubaza Yesu habagamo na Yuda cyane gatoya mpereye ku mazina yanjye kuko wenda nkunda kumvikana nitwa Damur ubundi ndi nkubito y'imanzi nyamubuguriza kuganza mutaribwa munda ku rugamba rwo kubaka imitazo Uri ntabwo ugiye gukoranira motari ngo uhite kandi imeze fresh nta presentation ushobora gukora bikunde kuko niko ahora baye mukongo ushaje ubuse kuzwa mukongo utarazana umugore mu gihe uzawufashwe n'inshingano zo kubana n'ubumuga bwo kurara wambaye ubusa usubira uravuze ngo abantu bafite ngo ubumuga bwo kurara bambaye ubusa wengu no kuvuga umuntu wese wazanye umugore buri uwo muntu wese uzasanga abana n'ubumuga babarira umbaze ngo nunguhe bumuga murakimajije ukanyibasubiza ubumuga bwo kurara wambaye ubusa ibintu utarigeze ukora uri umusore mu by'ukuri reka nkwere ubwo uri umusore ngende umusore wari warara wambaye ubusa nana mu cikopa byose wabonuje wari ukuntu bibangama ese madame azabikuramo wari ukuntu bibangamirwa byazahinduka uzi ko hari igihe ugira ngo ari igihe ushobora kuba uryamye wambaye ubusa wakwicuruka yango ni inzoka muraranye byagenze bite numbaza uko bigiye gusa uhita wikabuka yango ni inzoka ukozeho akamutari nukuri uyu nguyu nawe ari kundi kureba ukuntu ari kwiyegamiza agasego akabura kugashyira hano kuko ubundi nkukora tutuntu two twangiza ntuza ahangaha nyine aka kantu nk'ubu habaje uwo mugongo wawe uwo mugongo nese akangaka karimo ugafata hano cyangwa kukegamiza hari uya ko ntabwo kegamizwa kuko ayegamira se singi ibyo wegamiye isomo rikaba rirataha yes kan batse babwire ni muze kubwira abantu niho mugenda bizineza motari gusa motari uramutse uvuze motari baza mu bami ibishimwe mu Rwanda ndabeshye garuka reka maze mere kumujamo agasengeri umuyobozi mukuru kwekwe murakoze cyane nitwa nyine Dusengimana Jacques ariko nzwi nka cacana muri Motari series abajya bareba Motari series barayibona ariko nkomeje kurengana cyane ndishinganisha ku Mana abantu bakomeje bavango nyine ibishegu Mana abantu ubarengere bamvaho nuko kandi uko nta bishegu nyina ngiye hari umuntu wari wabona ikariso muri filime yanjye Isikariso bureni igishegu ni ibitera soni ubundi mu Kinyarwanda yego narayibonye none si ibintu byagutera isoni gute utabonye imyanya y'ibanga ugerageza kuyishyira ariko ugakora ibisa nabyo ibihe bisa nabyo bisa nabyo kuko ibisa nabyo umuntu kugira ngo arye nuko ashyira mu kanwa gakanje ariko noneho ikinyamenyo utashyizemo icyo kurya bigenda biri icyo gihe uri kugogora none muri Motari series ukora iki yewe ndakina batanga ubutumwa bwubaka sosiyete nyarwanda nkabereka ukuntu abamotari bashobora kugwisha abantu mu bishuko n'uburyo abantu babyikuraho mu zamahirwe umuntu utarareba Motari series uyu munsi ufite umunota no kumusobanura neza ni ukuvuga umuntu utarareba Motari series ushobora kwanga kuyireba kubera kutayizi ushobora kutayireba kuko utayizi ushobora no kwanga kuyireba kubera ko hari ibyo abantu bakubwiye ngo uriya ntawe uyirebana n'abana kubera iki kubera rero ko inkuru mbi irayihuta cyane sibyo iyi kinyoma nicyo cyambere kisakara mushaka kubeshya ngo iriya filime ngo ibamo urukozasoni ugahita nga kuyireba ukavuga ngo nzayireba ndi jyenyine ukajya ugenda ubura umwanya
ariko ndagira ngo wowe uri kutureba wewe genda ufungure YouTube wandike Motari TV video urasangaho nyine ubwo ni za Motari series hanyuma birebe wenda gukora subscribe byo ntabwo ndi kukubwira ngo bikore wabikora ubishaka utanabishatse byo rwose nyine waba utabishaka gusa icyamfasha nuko wabikora ariko none ubikoze utabishaka urumva nta kintu byamarira gukora subscribe utabishaka nese byamarira ikintu ukuza umubare mwinshi w'abankurikira ariko batankurikira ariko batagukurikira neza niyo mpamvu rero nubwo uburo bwinshi butabyara umusaruro ariko uburo bwinshi ubukeya bukabyara umusaruro uryoshye nicyo kintu baba barashatse kuvuga no kuvuga rero umuntu rero utararira Motari series ushobora kujya ukayireba harimo ubutumwa bwinshi hariho uburyo wavumbura amayeri y'abamotari wowe niba uri umugenzi ushobora kuvumbura amayeri y'abamotari bashobora gukoresha kubera kuba warayabonye ukaba wakwikura ahantu neza kandi mu mahoro kandi ukahatambukana umucyo ushobora noneho no kuba uri umumotari ukabireba ukabona amayeri y'abagenzi bakoresha kugira ngo bakwambure cyangwa birukankane kasike ni ibyo ngibyo rero ndumva ubutumwa mbandi butanga wari ubwo nubwo nyine iyo uri umwarimu wigisha abana ugendeye ku bintu byinshi ushobora kwigisha abana kubara no guteranya ukagenda ukazana impungure ukazana 3 ukazana n'izindi 3 cyangwa se ukazana impungure 3 n'utubuye 3 ukagenda ukabereka ati dore zino mpungure ne 3 tuno tubuye ni 3 uduteranije twabyara 6 duteranije twabyara 6 ndagira ngo mbanze menye utangira Motari series wari usanzwe uri umumotari cyangwa warabanje uricarewe nyine muri environment makuru njyewe narategaga moto bakambwira ukuntu ibintu bimeze nkakomeza nkagenda ibintu mbega menya noneho nyuma nza no gufata umwanzuro njya kuba umumotari kugira ngo mbashe kumenya amakuru neza basi nzakore kuri iyo content ariko nanjye ndi muri icyo kintu kuko kubwira abantu ikintu urimo biba byoroshye kuruta ko wababwira ibintu wabonye nihaye rero igihe cy'umwaka ndagenda na Motari igihe kingana n'umwaka mbivuyemo mbona gukora Motari series uba motari urya abantu kwezi oya ntabwo ari ukubarya nuko ibyo nabonye mu kimotari nabonye ko hari ababarya ibyo testimony yawe uri umumotari nuwo wagezeho ku giti cyawe cyangwa nawe byakubayeho urikira umumotari utaraza gukina filime oya ntabwo byambayeho se nkabishyira ahagaragara ukuntu uri umukinnyi mwiza wabyo bigaragara nk'aho wari warabyitoje mwake oya ni ukuvuga umunyeshuri mwiza atsinda ibintu umunyeshuri mwiza ashobora gutsinda accounting atayigeze akora muri banki ibyo bintu ntabwo ubizi reka tugaruke ku musaza umuntu utuma imigambi yawe itagerwaho uyu mugwagasa ntukavuge uyu mugwagasa aho ngeze hose angenda umuntu wamubyize umwambasaderi wa diru zanjye sinzi uwari n'umuntu umwe aza Yesu burya habagamo abakemura abandi bashakaga kubaza Yesu habagamo na Yuda cyane gatoya mpereye ku mazina yanjye kuko wenda nkunda kumvikana nitwa Damur ubundi ndi nkubito y'imanzi nyamubuguriza kuganza mutaribwa munda ku rugamba rwo kubaka inkuta z'urukundo n'amahoro guma iki gihungu rero yayicaye mu ijambo igihungu kijya uyu muhungu aransetse uzi ko hari bari guseka ahantu agakomeza agaseka gapororonja abamubonye ngaho nyumvira n'ukuri abamubonye bagaseka icyasetse bagaseka inseko ye badasetse icyasetse Sitani musemba speechless. Avuga amagambo nyiri kwibaza. Nukuvuga ashobora kuba ari mu bantu. Agaseka inseko abantu bagahita baseka inseko badasetse icyasetse. Umwe bacyarasekeje. Arasekeje. Inseko irazi gusa impano y'Imana iratangaje. Nanjye rero ubwo ku mazina yanjye bwite n'umuhawe n'Imana Jean Damur ariko abantu muri rusange banyita Prince Round Damur Manase Great kahore abo bamaga karamu byandise ntabwo mbyumvishe rwose umuhawe n'Imana Jean Damur imfura ya Manase Prince Lion Damur Manase Great so reka two kugaruka kuri ibyo cyane gusa ndi umukinnyi umwe mu ba main actors bo muri Motari series hora wicimi buri muntu wese agira umuhamagaro we
muri motari series wo niwo muhamagaro yawe muri motari wo muhamagaro wawe reka maze nkubaze ijambo rimwe kuri caca ndamukunda reka bakubaze kugira neza ko uramukunda mukunda ute nta mugabo ukunda undi aho wabeshye umugabo abagabo barakundana ariko ntabwo bagabirana inkusibye ko muri iyi minsi hateye inzangano ntabwo ari inzangano ni ibijyanye n'inama z'abaminisitiri imyanzuro y'inama z'abaminisitiri nibyo biri kudindiza igabirana ariko naryo rizavuga tukeka ko ahubwo kubera wenda korona inka zariwe zigashira ahubwo abantu batazabona ibyo bagabirana ubu bantu basanga baragiye bazirya mu nkono ugasanga baguze izo bajyana mu gikuyu bagabirana n'intama ubwo warya inkusi zihene wera gukoroheje noneho akoroheje kashira ukototera kanini mbona reka ndakoresha izina rye muri motari series ndashaka kugira ngo ubwire ubundi iyo urebye cyane n'iki ngo mukina usubira nawe ukayireba ubona biriya bintu atari by'Imana yamuhamagaye wagira ngo nibyo yamuzaniye ku isi it's his vocation ariko ni umuhamagaro we ariko ku rundi ruhande ni mwarimu hari uruhande ari kwigisha hari uruhande ari gukebura natwe dufatanije buri umuhamagaro w'umuntu bamwe ibintu byinshi cyane umuntu ashobora guhamagarirwa gukebura abantu undi wenda sinzi nimba hari uwahamagarirwa kubayobya kubera ko hari ntawe ijwi rya Satani ntabwo ripfa kumvikana ikintu ngiye mpamya nuko ibyo akora ibyo dukora reka nanjye njyemo ibyo dukora twese muri rusange biba bifite ikintu bishaka kwigisha cyane yuko yavuze ati hari abamotari imico imimerere yabo imikorere yabo byari ngombwa ko tubanza kuza muri icyo gihanda tugatwara abantu tugatega amamoto tukagira nanjye numvaga naba n'umusekirite umwe muri babandi birukanka ku bamotari kugira ngo tuzabone uburyo dukomeza guhugura abantu nimba utwaye umuntu mu by'ukuri cyangwa se uteze umuntu akakuzanaho ariya mafuti yose agaragara muri motari series impamvu twe tubikora ntabwo ari kugira ngo twamamaze uburaya cyangwa se ibyo mwita ibishego turi mu gukina ibishego twe ntitunabizi mwumve ko yo mu bivuze tugira ngo muri kuvuga igishinwa tukagenda ugahita twigendera abana bazadukomokaho next generation abantu bari inyuma yacu bazagira ikintu bafatiraho biga mu by'ukuri hazaba hari abantu b'imimerere itandukanye wenda batandukanye n'ababanje turi mu kugira ngo nibura abana b'abakobwa cyangwa se b'abahungu bige kuvuga oya mu gihe biri ngombwa kandi koko bashikame kuri oya yabo kugira ngo birinde ibyo urwo rubyiruko rana abamotari cyane cyane mu mujyi wa Kigali no hirya no hino mu ntara ni benshi cyane rero kandi nabo bahura n'abantu benshi cyane birakwiye ko habaho abantu bahugura ari abo batega ari n'abategwa kugira ngo nibura izo mpande zo dukome urusyo dukome n'ingasire murakoze reka bitegaruka kuri ngaruke kuri cacana cyangwa se abantu benshi oya ni cacana none se ubundi nkaho iyo uri mugenda muri societe abantu benshi umunsi ku munsi uri nyuma bavuga ati motari kirashya ndabizi neza bakira njyewe noneho hari n'umukobwa ukinamo wenda sindi ubabwira uwo ari we ariko nyina yarambwira ati uwo mukobwa uzamwirongore ngo nyumvira yacyagitwe nabwira uri kumva ati umuntu ntakuntu umwana wacu wamugira ibyo bintu ngo ukomeze umukoresha ibyo bintu azabona iki azabona umugabo ati nabura umugabo uzamwirongora dore no utumye utuzaba utumye agumira ati ndarwe nzamurongora mere kuko ndi kumubeshya ko nimuzayimubwire nyine ko mba ndi kumubeshya ari kukureba ndabizi ntazo wakutabibona ukaba urabanze kumfushiriza neza bati njye ngomba kubigira nta muntu n'umwe nzabibwira akenshi ni ukuvuga ngo 50% by'ibyo umuntu abakina ni ibintu biba bimurimo ibindi ni imico havukanye ikirayaraya bituru n'urw'ururaya muri we n'urw'ururaya kuko nkanjye nk'ubu njyewe ahantu nkubwira nk'ubu njyewe nayibumanzi vuba ahangaha wumve ko ntavukanye n'uburayaraye kubera motari oya ni vuba n'igihe gishize ejo bundi muri 2006
nibwo nataye ubumanzi ariko Imana irihangana kweri ariko noneho njye mbabajwe n'ukuntu abantu bakomeje kuvuga ngo ndi ikiraya kandi burangiye niyo nabikora ntabwo narenze nk'inshuro 3 mu cyumweru mu by'ukuri ndayo ko ari ibikora nka 3 ku munsi njye nkakaba ari nka 3 mu cyumweru icyo gihe n'igihe nakabije ariko ubundi ntabwo nkunze igihe utakabije ugira ka 5 oya ntabwo mbikora Imana irihangana cyane wenda abantu bashobora kumva ngo ni ibiki nkora ni ukwapurudinga nyine video kuri YouTube ariko apatirira kuri mu yani bamvuze ngo nukurayara ngo abantu batazajya ngo ndabikunda cyane ngo mbikora 3 mu cyumweru gusa nuko nyine hari igihe iyo ndi gukina abantu bavuga ngo ndi ikiraya kubera ibyo na uploadinze niyo bamvuze ngo mbikora 3 mu cyumweru ne ibiki rero ni ugushyira video kuri YouTube ariko wowe ushobora kundaga bati wa kiraya nanya bakusubiza ngo wamubeshyi bakumbeshye Madatse reka dutebye gato tuve muri Motari series tugaruka ku indi filime nayo nareba ni Presented Bretse no yanako n'amazi arenga kanogo amazi arenga kanogo kereka iyo kuzuye oya ngaho akomeza kagere noneho Presented rero ni yindi content twazanye nizayinyura kuri Motari TV yatangiye no kunyura mwarayibonye tugeze kuri party hayanika tandatu ni karindwi ni mu byaho ngaho rero ni mu byaho nyine bumva ari igihe umuntu bimujabuka ariko barashobora kuza kubyibuka kano kantu nikagira nyine nikagira bikagira umusaruro kakongera kakuzura bo no kuvuga bo iriya ni nye twazirebye ukuntu turamona hari ukuntu abantu bakora ibintu by'umusoresho cyangwa se ibyo twakwita ngari mu buryo bwo gukusanya imisoro ijute mfura ya data utagufite arakwifuza nawe jote ndabona n'amazi ndi kunywa nawe yuri ku naho ari uburyo nyine abantu bagenda bakusanya imisoro ibyo bita ngari ukabona bajya bahura n'imbogamizi mu kuzanya imisoro kugira ngo wenda mugasanga umucuruzi runaka bitewe n'icyakora yigize inshuti ku muntu ukusanya imisoro kugira ngo azabone uko azajya anyereza imisoro nanjyeho nibura buryo nashatse kugaragaza kugira ngo ibyo bintu binacike kuba najya kugusoresha ugatangira ukanyikundishwa ukashaka umuruswa ibintu nk'ibyo nibyo nashatse guca umunyagataro byaciye umunyagataro ntago biracamo ntago nta nubwo bizakunda none se ngiye mba natumwe imisoro na leta urumva ngiye najya muri ayo manyemba bagashaka kuguha agashaka kuguha umusoro mu maguru biranashoboka kandi ngiye ntabwo leta iba yanumye umusoro mu maguru iba yanumye uwo mu ikofi kugira ngo tugende bayo tubashe kubaka n'iyo mihanda ibyo bigo by'amashuri abarimu bigisha abana bacu bahembwe ibintu nk'ibyo ngibyo njyewe nibyo mba ndi guca mba ndi kugira ngo abantu batazakomeza kujya muri ibyo byoshyo wenda harimo wenda bangari bakusanya iyo misoro bangari holders bakusanya iyo misoro bashobora kugwa muri ayo magutiya yabo bantu akareba muri Zaire bigatuma yibagirwa icyamuzanye bagirwa ko ibitoki bisoro ngere iyo nyeretse muri Zaire nkwereka ko ndi umunyarwanda kandi cyane icyo nato abantu maze kubaka amazina hari igihe umutego mwinshi muri kugwa muri no minsi ndaza gukoresha induro zifatika ndahera kuri urugero rwa ba Davis Dina Kevin Kade bashinjijwe kuba ngo bari bagiye gufata umwana barasambanyije umwana w'umukobwa nubwo baje kurangira babarebere muzimenyetso ejo nanone nongeye numva wa musaza wa mama yashaje bari mashinjwa gusambanya umwana mutoya no kubera iki abantu maze kwamamara muri mu mvugo cyane gufata abana kufu ni ukuvuga kubera ko kiriya ni icyaha gihanishwa igihano gikomeye cyane kandi kikaba ari n'icyaha kidasaza ni ukuvuga rero muri industry turimo habamo kuba wagirirwa ishyari abantu bakakugira ishyamba kuba bakugira ishyamba bakagutega uwo mwana ni ibintu biba byoroshye ushobora kugutega umwana birashoboka abana b'ubu bari muri sama ufite ubushyuhe cyane urukumva umwana araza akagwipfisha none hari ukuntu nabonye bambara utuntu mu by'ukuri nawe waba uri umupasiteri bibiri ukaba uyirambitse ku ruhimbi ukamanuka gakeya ukajya ukahita umwami wepfiriye ukahita umwami wo mu majyepfo urukumva noneho ni ukuvuga rero kuba umuntu yagushinja ibyo bintu niyo yakwerereza umwana ngo genda ujye kunzanira akantu kwa runaka byonyine umuntu ashobora kumbwira ati reka gutize kamera
nzaza kuyiraho cyangwa nzatuma umuntu uyimumpera akampa kamera. Si ureba ko nawe ukoresha kamera se ushobora gukenera lensi, wakenera lensi wenda abantu batabizi mushobora kuba mutazi lensi icyo ari cyo, ariko lensi ni ijisho rya kamera ribasha gukontorora amashusho neza rikayashyira mbega rikayagira neza. ko kumanza bari ijisho rya mutara ariko ni ukuvuga buratse noneho akaba yagutiza lensi akazatuma umwana mutoya kugira gute kuza kuyitirura, yayitirura yakugeraho akabapa ariko se ngo n'ukuntu ngo kunda ibintu nk'ibyo akagukerererwa hari nawe ubishaka kuko azidira yaje ati turagwa akantu nkaka ugende umukereze azi nawe dira bom yarangiza yagera hano ugasanga arakugushije gutyo mu gihe mukiri mu nzu wenda akaba nakinza akafati wape atagira n'abantu bambona hano reka mbe negetseho abantu bagahita bahuruza ati umwana bari kumwe koko bagusanga bati uyu mwana ko atari mushiki wawe mukana ntacyo mupfana yaje hano gukora iki. Ibyo ubisobanurira ngo ubu wemene kubisobanuriraho ubisobanurira he kuri RIB. Icyo gihe urumva baba bagushyizemo niyo bazanye abacamanza bashinjacyaha bagushinja icyaha basi gushinja icyaha wenda ukaba ugahura n'umuntu ukungana amategeko utazi kuburana bagushyirishamo yambere uri gushaka kubakuraho bakakomeza bakonka koko. Niyo mpamvu rero njyewe ibyo ngibyo wenda namaze no kubibona ndabibona kuko wenda hari n'abandi bavuga ngo wenda bashobora kuzantura no muri uwo mutego birumvikana bitewe n'igihe uko abafana bazagenda baneza imbere nk'aba njyewe bazi ko noroshye ariko njyewe burya si ukubeshya ntabwo ngiye kwigira mwiza sindi perfect ngo nigire umuntu ngo utaba kuri iyi si njye mba kuri iyi si ibaho ibishuko kandi nanjye nambaye n'umubiri unaryana ibyo bintu bishobora kumbaho ariko ngiye mu gihe umukobwa angwiriyemo aje kunsura ngende umusore aje kunsura mbere na mbere nuko wenda ntasambana ariko ndamutse nsambana nabanza nkamwaka indangamuntu ibyo nkabanza nkareba ko imyaka ayujuje icyo ni icyambere nkabanza nkamubaza niba ibintu tugiye gukora abyemera kuko hari n'ukuntu bakubwira ngo yashatse kumukoresha ngo kadari kode y'iki ngo yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyo gihe nzana ikayi n'ikaramu mfite registre nkwandika ntiwatakira ndikati njyewe runaka nyira runaka ngiye gukorerana imibonano na se runaka kandi mbikoze mbyemeranyijweho nawe ntabwo mbikoze ku gahato akabisinyira yarangiza kubisinyira naye nkamusinyira aho ashaka ko musinyira nkamukoreza ikaramu nyine aho ashaka. Gusa icyo nakongera kuri ibi ngibi abityo aywana kabisa akwana nararangiza gato wenda ntago wanca no mwijambo kuko nahita ndidodesha ari uri kumva njyewe noneho ikirenze kuri ibyo nibyo by'ikaramu ikayi indangamuntu ntibikenewe. Ngiye sahi tuvugana mfite sheri wanyenze imyaka ye ndamwizeye neza ntabwo ashobora kundenga ngo namukoresheje ariko ku muntu utagira sheri se nkura musaza ntagira umugore tuzi neza uriyagira umugore ntagira sheri ibigusha biba mu nzira zose ibigusha nyine ntaho bitaba ikintu ngewe nashakaga kuvuga hari n'igihe wenda gisupusupu ari no kurengana ntabwo yigeze hamwe n'icyaha arakekwa. Icyo natekerezaga kuri ibyo bintu ababyeyi nibareke kwinjira muri izo diru nimba bigaragara ko ari amadiru apanga ababyeyi bo bashoye imishinga turabigeza indamu ku bana babo bari none se abo babyeyi ko ejo bazaba bagiye batekereza ko abana bazabasiga muri iyo mimerere n'iyo mico ntabwo wari umuco nyarwanda. Ikibazo gikomeye ababyeyi ahubwo ngicyo nshishikariza ababyeyi haba ababyeyi batureba haba ababyeyi bareba filime nyarwanda reka no kuvuga Motari series filime zose zo mu gihugu banareba filime nyinshi cyane ahubwo icyo ngiye nshishikariza mwa babyeyi mwe muri kutureba kimwe mushishikariza abana banyu kwirinda abasore binzaduka oya nta kubirinda babirinde cyane ngiye nicyo mbashishikariza kubera yuko niba basura ariko be kugira icyo bakora barayinda se uretse gato gusura umuntu se n'icyaha nyine pe ntago gusura umuntu ari icyaha ariko urasura umuhungu umenya ko ari abana barikagane uretse gato icyo njye nashaka kugarukaho niki nibigisha abana babo kuvuga oya nkuko twiba tubyigisha muri Motari gusura umuhungu ntago ari gusambana ariko murinda abana banyu b'abakobwa kujya mu gakungu
ntago agakungu kavamo amababi menshi. Nimba bagiye muri korali nibajye muri korali batahe, nimba bagiye gusura mu mabidi uretse ko wenda leta y'u Rwanda yabikuye kubera guhangana n'ikino cyorezo, ariko nimba hari ibirori, ibyo birori menya ngo abirimo nabande bari kumwe nabande bari mu biki, ese nibigenda gutya ndabaza ndi ababyeyi bamenye gahunda z'abana babo, bamenye ibyari byo sinavuga byinshi, bamenye ibyari byo ababyeyi nge nibo nkebura kurenza uko nakebura abana, gusa n'abana mfite aho mbakeburira kuko duhurira kuri YouTube. Oya nge ntabwo ari YouTube, nge ni umwana mamagaye ari umwana numeta ngate ikibazo kimwe kwa motari ugira sheri ugira n'ababyeyi, ese uba proud yo gufata iriya link ukayoreza sheri we na sheri wanje ndagushimira cyane. Sheri wanje uraha singiye kukuvuga izina ibisumizi bitakuntwara. Oya bitakuntwara batwara inzererezi kuko ntabwo bazi neza ko bazi ntabwo inzererezi bazamutwara. Oya ariko bamushimuta nese inzererezi irashimutwa, bamushimute bitewe n'icyo bamukeneyeho, babona ko natomboye. Uri kumva nukuvuga sheri wanje ndagushimira ko ari wowe ufata ya mbere ugasharinga link yanjye, abantu bakirwa bakumbuza ngo nyine ibishego ngo ariko se ngura muzashobokana ngo umuntu wiruka ngo hagati y'amaguru y'abakobwa kabarakaza arabizi sheri wanje. Ariko wenda icyo nakora ikinera isoni cyane, ikinera isoni nukuba nabirebana na mama cyangwa papa. Niyo birebye ni barumuna banje babereka, ariko mba ntari ngo ngira isoni. Ariko nkibasuye baravuga ati mbakazi kagenda mbasuye bakiya kubinyereka nabangiye kuri telefone hanze, hari umuntu wahamagara ajya kumwita bangaza kugaruka barangije kubireba. Ko niko nyenyeyeho katwereke kwa Damu. Yes Damu wenda wowe ufite muhara Lawrence zake kuko ndavudaza kugaruka cyane, ariko nkiyure muri community ni message bakira wabarishimiye cyangwa niba barakobaje kubera ibintu bakunda kuvuga ngo dore umwe muri baba motari ngo ariko ngo naba nuwe gusa ntibamenye ko twese tuba turi kuri taburo ngo cyakindi cyo ngo ni ikiraya ngo Yesu we waneye niyo gusa bagahita bifata. Birashoboka cyane yuko abantu bashobora kutubona muri iyo side, ariko twebwe ikintu icyo twiyemeje no kwigisha no kugira inama the second generations, kubera yuko icyo ntekereza nuko filime ni cyane ko dukina filime z'uruhererekane. Filime ni ikintu kiramba. Hari abana banjye, hari abana b'abana banjye, hari n'abana b'abana nabo abuzukuruza bivuye mu Kinyarwanda cyanyacyo, abana b'abana bawe nabo bazaba ari abana, hazaba hari n'abana b'abana icyo rero nyine nashakaga kuvuga icyo nari mvugiye abana nuko bazaba ari abana b'igihugu muri rusange. Ikintu nkomeza gushishikariza ababyeyi ndetse n'igihugu nimushyireho amatorero y'abana, mubigishe kuvuga oya. Ntabwo twe twagiye ku ruhande rw'abamotari tubigishiriza kuri YouTube ngo bavuge oya. Hari n'ahandi naho ku mashuri bagenda, hari abanyeshuri baba nabo bameze nka motari, hari n'ababyeyi, hari n'abarimu baba bameze nka motari, hari n'abahinzi baba bameze n'aboro. Barimo bacirwa tubumva za Rusizi za Nyamasheke za Hena za Muhanga ngo bayafashwe mbafatiye mu cyuho barya. Sinabigarukaho kuko turi ku isi kandi si yuzuye ubushuhe, isi yuzuye sama. Turi no kwa karindwi ubyibuka. Urabona abantu benshi batuye ku isi n'urubyiruko, noneho abasaza rero bari kujya mu mareturu daje bari kwigira nk'uko motari abigenza. Mukebura abana boye gushishikarira gushaka ubutunzi kubasa ese kuki yumva bareke kukuboyareka uri mu magara yabo. Nta nubwo abo bana bari gukunda uri mu maboko, nta nubwo abana bari gukunda ubutunzi bwakundwaga n'abejo bundi, ahubwo abakunda ubutunzi baba bakuze, ahubwo bakunda aba bana bari gukunda ibinyafu cyane, bari gukunda ibinyafu banzi wabo kubera ko baciyeho umuco wo guhana abana batagikubitwa. Urumva abana bari gushakira ibinyafu ahandi kubera ko mu rugo babibuze wabo barabihinduye. Rero icyo ngena nindaga kuvuga ngiki ababyeyi cyane muri bino bihe by'ibiruhuko, dore noneho ko tugiye no muri zaguma mu rugo, mwituma abana banyu bongera kubyara imbyaro zitateganijwe. Bazababyaraye birashoboka cyane, ariko nimwegera abana banyu mubaganirize mubabwire kuvuga ejo baza kunshaka ntabari nge ntabari wowe, reka turebe ni bazabyara gute niba atari nge uzabatera inda nawe ntubatera inda, ubwo ninde
cyane cyane yuko cyacu kigakomeza kikagarukana wa muco wo gushyingira no gushyingirwa tugashyingira umwana w'isugi urukumva wenda ibyo byo ntibyashoboka bitewe n'aho isi igeze kuko ntabwo byashoboka bitewe n'amabara birirwamo n'ibyo birirwamo kuki uvuga ko bitashoboka se hari icyo uteganya kuko ntacyo gihe nteganya kuko wenda icyo ngiteganya ndi kugiteganyiriza uwanjye kandi uwo wanjye niwe wanjye ariko icyo navugaga uwo wanjye nzamwumva mbere no ababyeyi uzamwumva mbere ari ababyeyi ari igihugu muri rusange nk'uko His Excellent umuyobozi wacu w'igihugu ahora bivuga ati abakobwa don't touch mwabagabo mwabasore don't touch for them mwibakoraho mubababarire namwe bababarire ahasigaye igihugu tucyubake ubundi uzi ikintu ngiye gukora ndangiza nagira n'inama abasore mwabasore murabona ko rwose mumaze kubibona ko nta miyaga irimo ku muntu warompetse umwana muto utujuje imyaka warompetse umwana wamurompetse nyine widebonsorinze cyangwa se winyesereje gusetsa iki nta miyaga irimo niba rero nta miyaga barakugirira wowe ca ikinyafu ugishyire mu rugo ureke ikinyafu wavukanye ahubwo uca icyo mu ishyamba uca iboberi umwana naza kwishotozaho mufata ukuboko umutsibagura ikinyafu cyo mu ishyamba icyo utavukanye nurangiza umufata ukuboko umujyane iwabo ubaza ati iwanyu nihe umujyaneyo ubaga ati uyu mwana ashaka ikinyafu karemano kandi hari icya kimeza mu munsi bagurire ubasigire n'iryo boberi bamwitsibagurire icyo gihe uzaba utsinze ikizami uzaba utandukanye na gereza baravuga ngo umuntu ngo umugabo ngo aseka imbohe ngo kandi ngo utarafungwa ngo ntabwo aba ari umugabo mu by'ukuri hari amakosa natwe twizanira hari urupfu twishakira ese kuki waba katalizeriye y'ifungwa ryawe reba njyewe umukobwa araje turateretanye ndamuteye indabo ndi umuhungu ngo ndamwanze ejo yumvise ngo mfunzwe nzira kana mbega gahinda mbega igisebo nicyo njya ntekereza kuvuga hari abantu bakuze babuze abagabo mwafasha abo bantu bakuze babuze abagabo mukabarongo mukabashyira mu mago ese ko tutagize association tubashakira ikibazo bariya bararoga ikibazo bararoga uzikwa kuroga ukabishaka ari uko umuruzi gusa wagira ahandi ntubishake njyewe undoza urukundo nicyo njye mvuga undoza urukundo burya waravujwe none se wandoga urukundo undoza urukundo nakubwira ubwo se wari urukundo komeza unyonge ese ubundi bujyana inyuma ariko ukabutamba uramuca inyuma kugira ngo wenyine ariko guca kucyo mukunda ni nacyo rero buriya ni nacyo bari amasaza bari mu kugaruka mu myaka bari kuzira gufata uri umusore nufata uri umwana ukabujya gufata uri umusaza jewe wanjye n'uwanjye karemano azaba ari uwunguwo gusa ngiye icyo nakwisabira Imana izamfashe nzasazane n'uwo tuzashyingirwa tuzagira amasaziro meza tuzamere amata y'umuyenzi ku mutwe hejuru yako kandi Imana izamba barengera shehu wanjye izatumene amata y'umuyenzi ku mutwe urukumva izadutere tentire mu musatsi kandi kugeza gushyigikiye cyane rwose murakoze cyane ni Kiss Media TV mukomeze gukoresha like no comment tundi gatanu mwibuka gukora subscribe kuri MOTARI TV kuri KC Media TV kugira ngo ujye uba update. Stay in touch always, we love you more. Just keep your hair up.